Yo Lucky. Yo, oya. Yo Lucky. Aro? Banyita Young Kevin. Young Kevin bite vipi? Nipo nyine iki n'iki njyewe nifuza ko ndi umufana wawe. Nifuza ko dukorana ikiganiro bibaye bishobotse. Ngumva Petit ko ntituri kuri level imwe. Ubwo ngubwo wowe shaka ikindi gihe umunsi uzaba ufite izina nyine rifatika koko. Tanyicira ibintu nkora. Naho abo bandi ba SHADYBOO ni mu cyambere n'abatishoboye neza ziba ry'umufungo w'abandi. Ese yaza mbwira iki? Wajya umufungo w'abandi si babizi. SHADYBOO ari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe. Sikayito nawe ari muri Zambeba nyine papa cyangwa yaririmbye. Reka mbashimire nongere mbaye kaze mwe mukomeza gukurikirana ibiganiro bya yawe TV umunsi ku munsi ndetse mvuga ngo amahoro y'Imana bane namwe. Nshimire wakoze subscribe kuri yawe TV ugakora like ndetse ukabasha no gukora na comment mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Nshimira comment zanyu zigiye zitandukanye kabisa. Ndabashimira cyane cyane abantu muri mu gihugu cy'u Burundi mwagiye muno mu muntu w'umwana mutonya Young Kevin ndamuzanye tugiye kuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye ndetse muramenya byinshi kubimwerekeyeho. Mwagiye mwumva ama interview yiwe ariko ntago mwagiye mumenya byinshi kuri we umuziki yawujemo ate ninde wamuzanye muri game byagenze gute. Murabona kuntu yambaye drip za danje uburyo yifubitse simbizi nimba ari we papa cyangwa inkweto yambaye. Nahinde kuvuga ngo mu kanya tutaratangira ikiganiro ngo abasani nibajya babura ibiceri byo kwambara ndetse n'ibyo kunywa itabi. Bajya babibura koko abo bantu barinywa nyine ntago baribura. Wowe se nturinywa cyangwa urarinywa? Ntaryo kibivugisha ukuri wallahi. Dore nuko nguko ngiye mba nimereye nta tabi. Ayo unywera itabi uyakoresha iki? Ayo ntago akwiye kunywera itabi cyangwa ayo unywera itabi nta tabi ngo nese. Dore nuko nguko ngiye mba ndekengeye. Ubuteye mba ndekengeye. Kengeye ni ibiti aka njye nyine aka njyewe ndi njyewe nyine by one. Reka banze ngurebereza Ni by one. Reka ngurebereza ngo ngwiki ndi aka ngeye. Aka ngeye nyine ndi njyewe nyine aka njye. Nakumvisha ndagira ngo noneho ubanze udukubitiro akapera gahoro noneho ubundi twinjiranemo neza. Yo Ngibuka tukibyiruka dukina kirisense twupane inshuti nidupfa icyo dupfana nzigira mbakumbura munyitege kuko ninjye nikuno tubigenza ngapana umunwa nk'ipede defo ndiko ndarenze tageti mfite hiti amasengesho ya mama ku mavi n'ababyara ngimbere mfite heza n'imivumo nyabarara biyumame ntumanira ikosa ryundi kor nibiraje kosa nirige murindi vasi nkora nuje bimbikorera mwebwe bahennye umurya inzara nkaryamira amajanja imbere ho ni heza peace kuri pina pifla mfite extra bara marayika zingenza story y'umubyeyi uhatse ubyaye reka simbwa gusaza no gusa urwaye imbura gihuga powa mind your business nanjye staff menyi zanjye guma mu rugo ndeba vasi nanditse amapaje bu wanjye powe reba izatinda bizashira stempa zibirombe dukoze vi mu modoka guhanga agahinda guhanga n'uguhimba guhiga inyunga hitari ubuti nyuma yahuye kagugunya mirambo niho mvuka. Baraguhamagaye witabira kuyisone nanjye yibe wallahi. Uravuze ngo abahennyi barya inzara cyangwa abahennyi barya inzara nkaryamira amajanja. Abahennyi barya inzara warushatse kuvuga abandi nese ibintu Dekate arimo aramvuga muri iyi minsi ntabyo wumvishe. Ahubwo Dekate iki niki cha papa. Uravuze ngo Dekate n'umuhennyi arya inzara. Dekate ibintu ari kugenda mvugaho nyine ndamwiyamye. Dekate ndamwiyamye tu. Yamye gute nese Dekate amagambo abugenda afite ku bantu ngo uri ya mwana ngo iki niki ngo ariko wemera papa cyangwa iki wemera papa cyangwa no muniga wanje nyine tu dufitanye n'indirimbo. Ubu aka kanya ufite indirimbo ni ibintu byinshi umaze iminsi ukora ndetse n'abantu benshi bakumenyereye ku biganiro bigiye bitandukanye ndetse uvuga n'amagambo agiye atandukanye. Umwana mutonya ariko amagambo ufite ntago ahwanye nuko ungana. Ubiterwa ni ndi muto ariko sindi gato koko. Byatari. Young Kevin ndagira ngo utubwire umuziki wawe wawutangiye ryari kugeza uyu munsi nkundi ninde wakuzanye muri game? Nge natangiye umuziki ntaravuka. Umuntu wanzanye we ni icyamamare koko ni n'umuntu nuba.
ninde? mwita Fuad. Byagenze ute kugira ngo nyine muhure akubwira ati ngwino muri game? Nyine iki nicyo urabona iyo utaragera kuri level nyine ngo umenyane n'abanyamakuru. Najyaga mubona muri quartier duturanye gutya atashye. One day ndagenda nyine mwereka ibihangano byanjye tu. Mweretse ibihangano byanjye arabire aravuga ati Petit ufite impano. We ikintu nagukorera ngo naguha nyine ya connection y'abanyamakuru kuko yakoraga kuri TV10 ama nimero nyine mamagara uriya muji bita Yago ankorera interview ya mbere ndatwika iki niki none rubanda hejuru abana narabasajije koko. Yankeve mbwira ubundi mu Rwanda harimo abapeti benshi nyine bagiye batandukanye ubu bari kuzamuka. Umupeti none gute ubwoba muri no misi ukavuga ati umupeti anteye ubwoba bite n'icyo akora ninde? Mwese kari njye wakuriye ahubwo nanjye mbabona niteyo mbabona ntazi. Hoje zanjye nizi mbabona ntazi nanjye ibintu nkora koko. None se niba utabizi ubwo urumva udakora ubusa? Nyine mba iki niki revo ndiho ndarenze target mfite hit. Iyo nirebye mbabona nkireba na kera zamani iki niki tukijya itanumva wallahi. Ariko ntago uzasubira no kwishuri ngubona nk'umuntu utazasubira kwishuri. Abana basaze ubwo ngubwo se uragira nzajye kwica imitima y'abari bari kwiga babireke. Uziga ubishobore? Shangiye nziga iki niki. Uziga he Keve? Vugisha ukuri uzasubira kwishuri? Tutaratangira ikiganiro wambwiye ngo sinzasubira ku ishuri. Nakubwiye ngo sinzasubira kwiga mbayo. Kubera iki? Kwiga ubaye iki niki uri umusani. Ngomba kubikora byose nkiga naha nkaza nkanandika za lyrics zirenze. Yankeve umuziki wawe n'ibyo ukora nuhe muraperi wireferaho ku buryo uvuga ati uyu muziki ndi gukora hari umuntu w'umunyarwanda ndeberaho? Jawe baramuzi nyine Capiro P the Great Pifla. Itukubita nk'akaririmbo ke? Nzi indirimbo ze nyinshi nyine ubwo hari akaririmbo ke nemera arakaririmbo nyine ni bora yiruka gusora ngo ubuzima bwari bwiza ngapana dusa neza ngo ibyabaye iwacu urabizi ntago bisa neza ngo ubuzima ni manguhe nje nawe turerekeza he ndakana gato kandi ntago ngenda muri filme ngababire twunze ubumwe ndafata hayi nawe ufata izindi wabaza yasindi giyasti ni umwanda bivugira mu Rwanda simbabwira ibya covid kuko pinza ndi oji muraducesha umutwe ababire ngo nta mutwe ngiki niki hejuru koko afa Pisi kuri pifu. Bafite ikibazo ubundi u Rwanda rw'ejo hazaza n'urubyiruko ruri kubyiruka ubu ngubu wumva bimeze bite nawe ubwawe wirebye? Ntagiyo nirebye ubwanjye mbona nazi. U Rwanda ubona nta rubyiruko dufite? Urubyiruko byo turi urubyiruko ni twebwe rubyiruko nyine rwasa. Ubona icyerekezo ufite ubona wazavamo nk'umuyobozi byibura? Wapi ubona wazavamo nk'iki? Umuraperi wa danje ahubwo utwika koko muri East Africa no hanze ya East Africa. Ni waba umuyobozi? Reka kubera iki? Ubwenge buke? Ntago ari ubwenge buke nuko ntabyo nifuza nyine nese umuntu avuga umwana akora avuga ati ngewe nzaba umusirikare cyangwa nzaba umuganga undi akavuga ati haravuga ati nge nzaba imbwa nzaba umujura nge nahisemo ko nzaba umuraperi ukomeye. Ariko wakuyemo akagofero abantu bakakureba mwana ni ikibalaye nge niteguye kujya kwiga ubu ngubu. Nyine kuramo akagofero abantu bakureba? Niteguye kujya kwiga nyine gakuremo bakureba? umva se ibyo tube tubisimbutse. None se uzajya ku ishuri uzajya nambaye ingofero? Nzayikuramo nyine bubateguza bazaze kunsura nyine wewe bubateguza mbaye mbateguje nyine nyine kuramo akagofero umva se wapi ya tentire wayikuyemo? Tentire nayikuyemo nko mu kwa kane 2021 nibwo nayikuyemo tentire. Yankeve wajya ugaragara ku binyamakuru bigiye bitandukanye ndetse wenda ushobora kuvuga ati uyu munyamakuru ni Bono nyine ni umuntu utari seriye. Ninde muntu kuri wowe uvuga ati uyu munyamakuru ngewe isi bayivuyeho nawe yahitavaho cyangwa isi bayiriho ukavuga ati ari we wenyine uhari wagerageza uburyo ucika ninde?
ntiturakorana uwo munyamakuru mfata iki n'iki nyine ntiturakorana koko. ninde ese mushyire hanze koko naba mwiteje mwiteje ese uragira Dekata mvuga ibindi agira ikindi kintu amvuga igo ntacyo kuvuga arakuvuga Dekati uragira muha inkuru bwoko kitse wowe ntago ari inkuru bumuhangiye nyine ndakubajije turi mu kiganiro sibyo hari ibyo ukunda hari n'ibyo wanga so nkawe nk'umusani hari umuhanzi ukunda hari n'umunyamakuru ukunda hari umunyamakuru ukunda n'uwo wanga hari n'umuhanzi ukunda n'uwo wanga uwo munyamakuru ninde ngiye umunyamakuru nkunda mfana Emi Rwanda ni wowe nyine mfana kiniki na babandi banzamuye kiniki nta munyamakuru nanga nyine hari gusa hari umunyamakuru nishimira bitewe n'ibintu yankoreye ninde none mwana bamwita Raki yo kuri televiziyo y'u Rwanda ibintu yankoreye ntibibaho koko yagukoreye ibiki nyibwirire tubwire nk'abanyarwanda yagukoreye ibiki yankiriyeho kandi atazi ko imbere ari heza yankiriyeho ntabwo uri ku rwego tuzagafata hari kera yarambwiye ati ntabwo turi kuri rev imwe ngo tuzabonane ngo iki n'iki ngo nanjye ngenda mu modoka wamuhamagara isangahe namuhamagara nka saa 9 gutyo saa 8 atari gukora ikiganiro ntari kubibona nyine duhe ishusho umuhamagara none nuko yagusubiza uburyo wese wiba ese ubwo ngubwo ntaba mbayemo abantu babiri keretse ubizi nyine wowe ukajya unsubiza yo Raki yo oya yo Raki aro banyita Kevin bite vipi nipo nyine iki n'iki ngewe nifuza ko ndi umufana wawe nifuza ko dukorana ikiganiro bibaye bishobotse ngumva peti ko ntituri kuri rev imwe ubwo ngubwo wowe shaka ikindi gihe umunsi uzaba ufite izina nyine rifatika koko tanyicira ibintu nkora nuko yambwiye akubwira ati nta muzungu usangira n'umwirabura ngo abatanganyamabuno ntibogana ese si ubizi abatanganyamabuno ntibogana none se ubwo ushushanyije ari wowe na Raki ninde ufite amabuno manini ararenze nyine kuri iki gihe ariko nanjye imbere ni heza tuzagafata koko amabuno yawe uzayahagisha amabuno yageza aho yazikuza ndacyakura bro imbere ni heza koko imbere ni heza umuziki buri muntu akora afite intego ziwe akavuga ati intego yanjye ni iyi ngiyi nka Kevin intego yawe ni iyihe intego yanjye ni imwe n'iy'abandi banyarwanda b'abahanzi nyine tu guteza imbere umuziki nyarwanda umuziki nyarwanda kuteza gute abahanzi benshi bararirimba indirimbo zabo nizirenga umutaro ba Diamond bararirimba indirimbo ugasanga East Africa yose muri rusange isi yose muri rusange indirimbo zabo nyine nawe ubwawe urazibyina uri umusani wowe indirimbo zawe gutera imbere ni ukuguma hano mu Rwanda cyangwa no kugera ugiye ikintu mba mvuga ni ubutumwa nyine umuntu abanyarwanda tu nese urajya nzajye kuririmba bya bindi basigaye baririmba nge nzaza mba life yo ku muhanda iki n'iki babwira story nyine tu nibiye baririmba cyane ese ntabyo uzi biri kuvugwa biriya bintu biri kuvugwa Dekata aheruka kuvuga ngo nsigaye mvuga abahanzi bagenzi banjye kambahereza wenda uri umwana mutonya mu Rwanda hari ba Bruce Melody n'abantu bakuru kandi umuntu ubaha mu muziki uvuze ngo ibintu basigaye baririmba wowe ubona nk'agaciro baha umuziki wacu ari akahe cyangwa se urugero baguha nkawe nk'umwana mutonya ushaka gukura mu muziki nyine nibyo byiza ubundi urebye nese ngo uzafata indirimbo yanjye n'iya Melody ubwo ngubwo gutya ni hejuru nese urana bidasumbanaho birasumbana boro nyine urumva niba umuntu yakoze ibintu bakavuga ati twari tumenyereye mu Rwanda habaga rap old school rap new school ibi ngibi byaje kinyatrap none hari ibindi byaje ngo byitwa ibishego koko ibyo bishego nk'indirimbo y'igishego zikoroni ntayo nzi nyine gusa ndazumva ariko ntayo nzi mu mutwe ngo nayikuririmbira ntayumva nta n'umusani nk'uwa kera uzi wenda mu Rwanda ukavuga ati umusani wa kera yaranyespira bigatuma kuba nawe wakora umuziki wenda yaba data n'imara papa wawe n'impara nyine papa yari umusani papa niwe musani wa mbere nemera koko
turirimbira akaririmbo ka vie wawe. indirimbo ya papa se. Nta ndirimbo agira nyine, ni umusani nyine ku giti cye tu. Niyi Yari umusani wo muri quartier. yakundaga ndirimbo. Yakundaga impara koko. Yakundaga impara cya. Akaririmbo yakundaga naka. Borosha ntago nayibuka wallahi. Ntago nayibuka. Hari indirimbo y'impara uzi? Hari izo numvishe ariko ntazo nzi. Oya wenda nk'agatero kamwe. Ndayizi. Nganita mukundwa, nganita wanwaero. Iki ni iki? No yinkirire muri rap noneho uririmbo. Chuma. Nganita mukundwa wantwaye roho, ngo buri gihe turi kumwe. Unyira yazutse bwaserera. Wapi? Young Kevin. Endi kukubaza kare nakubajije uravuga ati nabonye message y'umukobwa wakwandikiye akubwira ati wanteye inda. Wateye inda? Ntanda nateye. Neza abakobwa duhurira. Abakobwa duhurira hese. Umwana uri kubwira gaze yambaye akajipo. Ese. Azamarikize ntawe nzi. Nese ko cyari uri kumutegeka ngaze yambaye ijipo. Uwuhese nta mukobwa twavuganye mwana. Nta mukobwa nigeze mvugana nawe uyu munsi. Kandi abakobwa simvuga kimwe nabo. Ntitugumva rumwe koko. Ntago dukunda guhuza nyine ibintu by'icyo nginda. Yenda se ubundi ndawayumvishe. Ntago ari inda navugaga mwana. Ni umukobwa nyine batenda twiganye tu. Kandi wari uhari? Oya ntago nari imari, byarambabaje gusa mwana. Byarambabaje. Naramufanaga koko. Young Kevin, Silvizo ni umuhanzi, si umuhanzi? Silvizo ni ingirwa muhanzi. Ntago ari umuhanzi wuzuye koko. Niki? Ni ingirwa. Nese papa cyangwa se yavuze ko ari igikeri. Nawe uravuze ko niki? Ni ingirwa muhanzi nyine tu. Kubera iki? Nese iki ni iki wallahi. Hari indirimbo ye ngeyo nyine impamvu mbivuze. Suko atari umuhanzi. Nyine impamvu mbivuze nuko nzi ko boro akora nyinshi. Arashishura nyine tu. Kandi umuhanzi nuba wafashe igihe agatekereza ku kintu, akamenya ibintu aririmba iki n'icyo akajya stuba agakora boro ziwe, boro ikaza ku buryo umuntu nyine Silvizo nawe amwiyitirira. Wenda nk'indirimbo ashishuye ukunda ni iyi? Silvizo se? Esha hari boro ari kumwe na Negji de Genero hamwe n'undi munega bita Madirede, ni sinzi ukuntu bamwita. Ndayemera tu. Ivuga ngo iki? Niba ubanza ari ubushyuhe ariko koko. Ubanza ari ubushyuhe bashishuye nyine ariko bashyizemo izindi lyrics, ni nayo nkunda nyine. Si baririmbye amagambo ya ba melody gusa, beat ni imwe tu. Kurumva nimba ubasha gukurikirana ibihangano bye uramukunda? Ntore se bundi barakubwira ati harya kugira wamenye umuntu neza urabanza ukamwigaho. Nese bungo abantu bankurikirana abantu bankurikirana koko. Ugereranyije nk'abakobwa bagukunda ubu ngubu ubona bari ku mubare ungana ute? Nka 70% by'abakobwa bo mu Rwanda. Oya babafana banjye batankunda nyine, babafana banjye tubambwira ati Young Kevin banyandikira turakwemera zaze kunsura iki n'iki mba muri ghetto. Ahita mbabwira ati wapi ntago mbonetse. Ukoresha Instagram? Instagram ndayikoresha. Ufite aba followers bangahe? Ibihumbi 400 na. 400 na. Nese wagiye ukareba mwita Young Kevin 75. Oya shiraho turebe. Ese yewe na mega mfite na megabyte zatobotse. Megabyte zatobotse. Mu basray ijambo slay uzi cyari cyo? Slay niba ari umuntu utenguha abandi. Mu Rwanda haba abasray ntabahaba. Nk'umuhanzi none ukurikirana umuziki urabizi ko ari abakobwa bakoresha imbuga nkoranyambaga urabakurikira, n'abahanzi bose mu Rwanda abasray queen. Abasray queen hari abo nzi bankurikirana nyine tu. Nk'abandi SHADYBOO n'undi mu baby ntago nibuka izina rye. Nibo bantu meruka gukorera follow back nyine tu. Babiri mu Rwanda.
SHADYBOO n'undi mukobwa iki n'iki hamwe na Marina koko. Marina uramwemera? Ni abafana banjye. Nese ibintu ajya nyandikira mbikweretse cya wallahi n'imyaka mfite Marina. Mbishyire hanze se ureka akwandikira kuki? Marina Marina ashaka kugufata ku ngufu. Marina ibintu abambwira ntago ajya abona imyaka mfite. Marina imyaka mfite ntayazi. Ibintu aba arimo arambwira sinzi ko tujya duhuza. Ntago ducana uwaka koko. Abakubwira ngo iki? Soma nk'aka message kamwe. Chaboroze ndabona ntari kumubona wallahi. Waramuborotse? Naramuborotse. Kubera? Ese abambwira ibintu nyine ntishimiye. Nk'ijambo akubwireka kurakaza niriye. Nyine hari ibintu yambwiye ntavugira kuri kamera. Yakubwiye ngo iki? Uzamuhamagara umubaze. Nyine yakubwiye ngo iki? Yakubwiye ngo iki? Cya bintu ambwira byo ni byinshi ntago nakibuka ngambwira ibiguka bari banyandikira bo. Yagusabye urukundo? Nta rukundo yansabye, ngo hari ibindi bintu yansabye nyine bitari urukundo. Byerekeranye n'urukundo. Byerekeranye n'urukundo. Iwe koko. Iwe mu rugo. Iwe mu rugo. Nuko yashatse kumufata ku ngufu. Nageze wita ntaha, ntabwo yashatse kumfata ku ngufu gusa nageze wita ntaha. Wabonye hameze gute kwa Marina? Cya hararenze nyine tu. Mu baslay queen bakoresha imbuga nkoranyambaga ndagira ngo nkubaze wenda wowe ucuzinge buri muntu ugenda ubushyira muri class we wumva urwego yabarimo. Sibyo? Ngira ngo inzego uko zikurikirana urazizi. Tuvuge nk'ubudehe. Nk'ubudehe. Gute? Nyine hari icyiciro cya mbere, icyiciro cya kabiri, ubu hari A na B na C, hari na D, sinibuka neza. SHADYBOO, Keti na The Queen, abo bantu bashyire muri class wumva ushaka. Buri muntu ukurikije uko aperforminga ku mbuga nkoranyambaga. Ku giti cyanjye ibyiciro by'ubudenge kubashyiramo koko babyumve. Icyiciro cya mbere harya ni icy'abakene. Yego. None icy'abatishoboye. Cya kabiri ni icy'abishoboyemo gake nyine tu badasaba umunyu. Cya gatatu nicyo urimo nyine nkawe mwagafashe. Ese ubwo abantu turi kuri level imwe nabaye. Nyine wowe genda bashyira mu cyiciro cyabo. Cya wallahi. Ye kuko nzi SHADYBOO wenyine n'uwo ngo uyu niba ari The Queen. Nibo nzi babiri. Keti bashaka gucuruza imyenda mu mujyi. Ubu ntawe nzi nyine ubwo kuko reka tumukuremo dushyira kuko acuruza nyine niwe nashyira nko mu cyiciro cya gatatu. We yihangiye imirimo ntago arya umufungo w'amaniga. We ntago navuga ati uyu ni SHADYBOO Queen iki niki mukize mu cyiciro cya gatatu cy'ubude. Nahabo bandi ba SHADYBOO ni mu cyambere nabatishoboye neza siba rya umufungo w'abandi. Ese yaza mbwira iki? Barya umufungo w'abandi sibabizi. SHADYBOO mu cyiciro cya kagame batode kuvuga ati we The Queen uri muri iki cyiciro, SHADYBOO uri muri iki cyiciro, Keti uri muri iki cyiciro. SHADYBOO ari mu cyiciro cya mbere cy'ubude. Wa mugiye ukora video harya ngo ni ni ngo umugabo we niba ari n'umugabo we. Medisa aranyumve neza. Nta beef dufitanye. SHADYBOO nta kintu dupfa. Mukize mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe. Uwo ngo ucuruza imyenda mukize mu cya gatatu kuko we afite umurimo nyine ntabwo iki n'iki. Urumva umufunga ry'aba yawukoreye. The Queen ni muke The Queen agira akazi. hariya nyine. Kunsutsu nyine. Kunsutsu nayo ni mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe. Nicyo cyiciro mbashyiramo bene abo bantu. Nicyo cyiciro reka ngo baze uvuze ko SHADYBOO nyine ari aho ngaho sibyo none ari aho ngaho nyine ari aho hafa papa cyangwa Sky2 na serivisi sibyo uzuka inzego zigenda zikurikirana mu buyobozi papa cyangwa Sky2 serivisi sibyo nabasane kandi mwese muri bashyashya muri iyi industry. Buri muntu mukarase mu cyiciro wowe wumva ushaka kuvuga ati wowe kanaka nkushyize muri iki cyiciro bitewe nuko nkubona, wowe kanaka nkushyize muri iki cyiciro bitewe nuko nkubona, wowe kanaka nkushyize muri iki cyiciro. Papa cyangwa serivisi na Sky2 kuri level ndiho bari hanyuma yanjye gusa nyine. Papa cyangwa mukize mu cyiciro cya gatatu cy'ubude. Serivisi araza mu cya kabiri. Sky2 nawe ari muri Zambeba nyine papa cyangwa yaririmbye. Sky2 ni muri Zambeba nawe seje.
kahita nagafata zakwica. ese tuzahurira he ku bwami yaharaniraga yabuvuyemo namukubise inshuro koko Byagenze ute? ese ku gisi yaje avuga ndi umwami wo ku gisi aracyahari se ninjye mwami w'abami bikagugu Ese ku gisi ni ku gisozi? gisozi hose nyine ninjye wayoboye kugera kwa roke Skate kwa Rock. kugera kwa roke Kandi urarengereye. hose baranzi za state turarebwa iki n'iki kanita uyu muntu umamagaye Ariko mbere y'uko mwitaba ntacyo mwitabe. Amakuru mfite nuko Rock wamusabye kujya muri rebo yiyo. Mwitabe. yego Ese Keve ugeze umva se uyu ninde tuvugana Wa mukobwa aravugaga ugakubwa umwana ashyiraho parere bumve. umva mani ndaje nkurebe mbabarira dore haracyabura nk'iminota 5 ubu ngo bari kukumva kuri tavi haracyabura nk'iminota 5 mwana uracyari aho ngaho kwa Sibita wapi ntago ariho ndi nahavuye umva se Aba bana ibintu bigize. ndaje guhamagare none Wateye inda. poa Wowe se wa mukobwa? abakobwa barakonesha koko Wari uri kubashyira mu cyiciro cy'ubudehe. abakobwa ba papa cyangwa Wabashyizemo. Nari ndi kukubwira ngo Rock Kirabiranya wamusabye kujya muri rebo yiwe byaje kugenda gute yakubwiye gute? yarabyanze ariko nyuma nawe yarankeneye koko Ako se ubona impamvu abantu wenda bafite izina rikomeye muri industry nyarwanda badafasha abana batonya mu muziki kugira ngo batere imbere ari yanke? ntabwo wabarenganya nagaruka ari abana batoye kuko iki nta mwana waje mu muziki uzamo ari uko wavuze ati nakuze nanjye ese hite wayimanaginga uri umupete None se uri mukuru cyangwa uri muto? njyewe se ndi mukuru ndi na mutoya Ufite imyaka ingahe yanke? Umbwiza ukuri. imyaka 10 Nyine imyaka 10 ningahe? mfite imyaka 10 Nyine ningahe? 10 nyine tu 10. byara ki nyine byo 10. Ako na 10 naye ba? 10 ninga 10 ningahe? 12. wapi wafo hejuru yawe nyine tu Tugana ku musozo w'ikiganiro tugiranye ndagira ngo usabe buri muntu wese wagize icyo akomarira mu muziki ugira icyo umubwira ubu ku rwego ugezeho. kuri level ndiho ngiye ntashimira nk'abantu batarenze 5 nyine tu niyo bantu bamfashije by'ingenzi umuniga bita Beri tu umuniga bita Beri w'umunyamakuru wakoraga Gasaro TV Beri n'umuniga bita Fuadi umupapa nyine bita Fuadi Yago Emirene nawe niyo bantu mvuga ati baramfashije hamwe n'umuproducer bita Odiro n'ababyeyi banjye ababyeyi banjye nibo baza bwa mbere ariko uri ku iherena izi ni drip umuhungu wambaye iherena ubu nturi umutinganya? ntago iki Nturi umutinganya? babatinganye n'iki Babantu baryama bahuje ibiti. ngaho ibaze N'isuku cyo wambaye iherena uri umuhungu? ni drip nyine tu Uri umuhungu? ni drip nose hari umuntu utaryambara ego Kare wambwiye ngo nta muntu utanywa David ntago yatoboje amazuru David. ntago yatoboje amazuru zubwo wamwita ikiwe Wamwita iki? Wowe wamwita iki? nyine wewe wamwita iki ubwo ngubwo ari uko nguko ugereranya abantu Ngaho ibaze umuhungu watoboye izuru agatobora n'amata. nga nyine ibaze nawe njye ntago noboye boro baba bariteyeho tu Ikosa wakoze mu bwana bwawe nubwo nuwe ukiri umwana w'umugabo ni irihe kosa wakoze ukavuga ati ni ikosa nakoze pe ndanarisabira imbabazi? ikosa nakoze numva nticuza nyine kugero nigeze gusuzugura papa wanjye ambwiye ngo ninze njye kandi nariye nyine ndabwira ati uko nguko nuguforosa umuntu iki n'iki mubwira nabi ambabarire koko mama we nta kosa uramukorera cyane ndizi nyine nta muntu udakosa amakosa yo ni menshi umuntu aba yarakoze ariko ikosa nicuza nuko narabwiye papa wanjye nabi nabibona nambabarire nyine tu niryo wicuza ndabizi barakubabarira. Uheruka mu rusengero Kevin? mu rusengero ndasenga ngiye ndirimbo no muri korali y'abana
dusengere dusoza y'urubyiruko nyine dusengere dusoza ubu wumve turakorozinze dusengere amen umva se nyine aho ngaho waba ungoye tu ukoresha izihe mbuga nkoranyambaga kugira ngo abantu bazajye bagusura bakurebe ubundi utere imbere koko? imbuga nkoranyambaga nkoresha ba muri mobile money, ngira YouTube channel yitwa ya Kevin Official, ukajya ugakora subscribe. Utabonye ubushobozi nyine udafite ubushobozi bwo kumfasha kuri momo, ngira Instagram ya Kevin 75, wajya ukamfollowinga kwiyongera ku rutonde rw'abandi bantu nyine. Kevin ntabwo nkwita itabi naryo ka essence. Essence ni iki? Yes, rero reka mbashimire kandi nshimire ya Kevin twaganiriye byinshi pe, mbivuge gutya, abantu mwese mutigeze muha agaciro ya Kevin azatera imbere kandi courage, ntuzacike intege. Sibyo? Thanks. Ntuzacike intege. Ibiyobyabwenge wa muhungu, ibiyobyabwenge ni bibi. Wapi nta biyobyabwenge, nta biyobyabwenge. Kandi nutwo twana tw'udukobwa tuba tuguhamagara gutyo ngo ugeze ukabwa ngo baze bambaye gutyo, nabyo byihana. Sibyo? Mwana ariko ubuneje abantu giki, wallahi ubuneje abantu. Kevin, wenda navuze ngo naseze, uramutse uteye nk'umukobwa indu bakakanya wabyifatamo gute? Nkawe ubaka kanya umukobwa akaguhamagara ati wanteye inda, Kevin ku myaka ufite wabyifatamo gute? Nkungu wampamagaye nyine, ubwo ngungu yambwira aho nayimutereye iki n'iki, akakubwira ati warayimutekaye nawe ubizi. Nzi ko ntabyo nakoze se. Uyu ubizi ko wabikoze nyine, nubwo bitabaye, nubwo ntabyo ndakora, ariko iki n'iki namwemera nyine, na twayirerana nyine tu. Ubu se umwana yarera undi? Nese umwana yarenda ubwo umuntu wateye inda abakiri umwana, cyangwa umuntu wabyaba akiri umwana? Ega nuragira imyaka 15. Imyaka 15 ndayifite. Sure. Yatari. Ariko niyo ufite yuzuye. Ntuzaterende ufite imyaka 15, ahubwo ukore subscribe kuri yawe TV, ndetse ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye umunsi ku munsi ndetse amanywa nijoro. Ndi kumwe na Young Kevin, reka dutegereze ibindi yaje nsaba umwana wo mu Rusiya, nejo mu gitondo baraba bari kumwe. Imana ibahe umugisha.